Good morning. Yes, ndabasuje mwese abakomeje gukurikira Mugeni Clarissa TV show. Cyangwa se Mugeni Clarissa official niyo mazina ari kuri YouTube. So you guys mbahaye ikaze mwese. Reka mbabwire ngo waramutse, wiriwe, umugoroba mwiza bitewe n'ahantu uri. Yes, hanyuma rero ngiye bahagaze imbere nitwa Clarissa Mugeni n'ibisanzwe. Welcome back to my YouTube channel. Ku bantu batubonye bwa mbere, amazina nayo ngayo, Mugeni Clarissa official niko twitwa kuri YouTube. Hanyuma rero mbahaye ikaze mwese mbahaye ikaze cyane. Reka ntangire mbifuriza amahoro y'Imana abe kuri mwe, umugisha muhahe muronke, uyu mwaka nturangire utagusigiye ikintu cyiza kandi gishyashya. Muri make ibintu byose ushaka cyangwa se wifuza ku Imana ibikumere muri uyu munsi. Reka rero mbabwire ngo uyu munsi mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ibintu byo kuganira, mfite amagambo menshi nkwiye kuvuga, ariko nanone reka mbabwire ko mbakunda kandi mbabwire ko nishimiye ko turi kumwe hano. Yes, aka kanya rero tugiye kuganira ku bantu bumva bafite depression ihagije. Kambabwire, look at in your mirror, wirebe ku muntu wumva. Uyu munsi ye nshaka kuganiza abakobwa, abadamu bubatse bamaze igihe, abakobwa bari aho badafite icyerekezo cy'ubuzima, yumva ko yihebye ahantu hose ubuzima bwe bubarizwa ari kwiheba gusa no kuryama no gusinzira. Kamanze nishimira abantu mukomeje gukora subscribe, hanyuma ngaruke nyuma. Nashimira abantu mukomeje gukora subscribe, abantu mudahwema gusharinga ibiganiro byanjye. Nukuri Imana ibaha umugisha, nukuri ndabashimiye muri iki gitondo. Sinabona ukuntu nyine mbabwira ukuntu mbakunda, ariko guys ndabakunda cyane. Imana ibaha umugisha. Nsabe n'abantu mutarabikora nukuri mushyigikire, ndebe ko nabura uyu mwaka urangira dufite icyo dufite. Reka rero mbabwire nyine nashaka kwiganira n'abantu bacitse intege pe. Abantu bari baracitse intege mu buzima, ukumva hari ibintu utazageraho, ukumva hari ibintu Imana yakwimye, wareba iby'abandi nyine ukumva nyine nawe hari ukuntu wakabaye meze kandi utameze. Sibyo nshuti yanjye, it's not time to be like, ntabwo ari igihe cyo kubura icyizere, si igihe cyo kubura amahoro yo mu mutima. Ngenda ndashaka kuganira n'abo bantu, abantu bumva bihebye. Guys, muveyo hano, muze tuganire, dutere story, tuvugeho gakeya, tuvuge ku buzima bwacu, ubuzima tumazemo igihe, ubuzima wumva bwakurambiye nyine. Like, ndababwira ibyiciro bibiri umuntu agenderamo. Kambabwiza ukuri, hari ukuntu umuntu agakura yumva abantu batamukunda. Hari ikintu kiba kiri muri wowe cya lonely cyo kumva ko nyine udakunzwe, nta muntu ukwitayeho, nta muntu ugufitiye impuhwe, cyane ku bantu badafite ubuzima, like ubuzima nyine bw'imibereho isanzwe. Ukumva nyine isi yarakubihanye, ukumva isi yakubereye igikakarubamba, isi yakubereye imibirizi, ukumva nyine isi irabishye, ukumva kuyibamo kuri wowe ni ibisazi, ukumva nta n'ikintu bikumariye. Kabwiza ukuri inshuti yanjye, hari igihe ubyuka mu gitondo mu by'ukuri ukumva ufite akantu k'agahinda, nk'abantu ukumva ufite akantu k'agahinda, ukumva urenda nko kwiyahura, ukumva ufite agahinda gakabije, ukumva mbese ubuzima bwawe bwose ukumva nta kintu cyiza gihari ufite cyo kubwira abanyarwanda. Aho reka mubwire, tutitaye ngo abantu barahari, tutitaye ngo abantu barandeba, tutitaye ngo abantu baranyumva, tutitaye ngo abantu baravuga ibi, barakora ibi, baragira urya, ukwiye kubanza kwikunda no kwiyizereramo. Guys, sinzi niba mushaka kumva ibintu, ariko reka mbabwire girls, kambabwire wa mama we, uyu munsi especially ku bantu bashaka bakiri batoya,
wari uzi ko hari imyaka ugera nshuti yanjye ukireba ukumva nyine ibintu byaranze, ukireba ukumva urihebye ukiyanga, wabona abana mwiganye ukabona batwaye amamodoka meza, ukabona babayeho ubuzima bwiza, wowe uracyari kubyara, rimwe na rimwe n'umuntu mubana ntago akwitayeho, ni wa muntu uguca intege ugusubiza inyuma, ukubwira amagambo mabi buri gihe, ukubwira ukuntu ibintu bitagenda, nyine ubuzima bwawe bwose ukumva ntabwo bikubereye, ukumva kuba mu isi si ibintu byawe. Ariko reka nkubwize ukuri, hari ikintu kimwe ugomba kumenya, nta muntu ubaho ku isi unezeza abantu bose. Rimwe na rimwe hari amakosa dukora kubera ko tuba twumva twanzwe, iyo uri muri situation yo kuba udakunzwe, either ntabwo ufite amafaranga menshi ahagije, kuko twebwe guys turabizi neza ko umuntu w'umukene, umuntu udafite amafaranga, umuntu udafite icyizere cy'ubuzima, umuntu utarize amashuri menshi, umuntu udafite amafaranga, umuntu utari mwiza like physical appearance bitewe n'abamureba cyangwa societe yirirwamo, abantu bashobora kukuduraga bakakumvisha buryo ki uri mubi. Ku isi nta muntu uzigera ugukunda, ku isi nta muntu ukumva, ku isi nta muntu ukuzi, bakajya bakumisha ko n'ababyeyi bakubyeyi batagukunda, cyangwa se ugasanga uri no muri iyo situation nta mubyeyi ugira, bose baritahiye, ubundi ikintu bita depression kikakwataka. Aho uciye ninde uteye nabi, uriya mugore se yateye nabi, uriya mukobwa se guko ateye nabi, uriya mukobwa ni mubi bla 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 bla, afite ibere binini, afite ari deformé. Ndakubwiza kuri inshuti yanjye, rekana no kumva isi igushaka ukwigushushanya. Isi ni nziza uyirimo, isi kubereye nziza uyirimo, ahubwo hari ikintu ugomba kwiga kumenya. Abo bantu bose baguca intege, abantu bose batagukunda, abantu bose bakwereka ko guys, hari igihe ugera abantu ko ubizi ko bakuryarya, ukabizi ko bakuryarya, abantu bose bakwanga, noneho ugasanga buri gihe urihoma muri societe. Guys, reka mbabwize kuri nanjye mbabwireho gato, nanjye hari igihe byambayeho, kandi I think ko n'ubu bitarakira, ariko kwa ko namenye umutima wanjye, nkamenya ukuntu nkuvura, nkamenya n'ukuntu nisanzura, nanga ibintu bikinshisha. Hari igihe uba muri societe, kandi tango urugero ngiye uba muri societe y'abastari, ugasanga umuntu nyine uramuzi, muraziranye muri inshuti from the beginning, noneho hashira igihe ugasanga umuntu nyine wenda ukabona umuntu abaye umusitari, kandi mwari inshuti, mwarakundanaga 100%, nyine mwari muziranye pe, mwari muziranye, noneho ko afite indi level agiyemo, weho nyine ugasanga ntabwo ugikenewe, noneho n'abandi bose man ari gihe no muri team ubamo abantu bakwanga pe for no reason, ugasanga nyine ari abantu batajya amaraso akundwa rwose. Ibyo ntabwo tubitindaho nk'abantu mwe, ibyo ntabwo tubitindaho, hari abantu badakundwa, ariko ntabwo ari ikibazo cyo kudakundwa, ahubwo namenye ko uba uri kujya ahantu udakenewe, uba uri muri societe udakenewemo, ugasanga rero abantu bakajyaho bakagukora body shaming, like bakagukora body shaming guys, bakavuga ukuntu uri mubi, uteye nabi, noneho twe tubyibushye mana twaragowe, ugasanga umuntu anagushinja ibintu byinshi bitandukanye, akubwira urarya cyane, niyo mpamvu utananuka, ukagira ute, wareba ugasanga n'umuntu uri kubikubwira inshuti yanjye arabyibushye kure, no apana kubyibuha, ahubwo ugasanga ararya kukurenza, yo kwibaza uyu muntu ko tutarya kimwe, kuki avuga ko nge ndya cyane akaba ariyo mpamvu byibushye. Ugasanga umuntu akubwira ntabwo ujya ukora siporo, niba uyu muntu ko atandusha gukora siporo, uyu muntu why? Iyo situation umuntu wese ayisangamo, shuti yanjye nanjye reka mbwize ukuri, iyo situation isangamo, ugasanga abantu bose barakwanga either kubera ko ukuntu usa, kuko nyine ntabwo ufite amafaranga yo kugura amavuta meza, iyo bari mu birori ntago wambara nyine nkuko bashaka wambara, cyangwa se wambara ibintu bihenze cyangwa biri classe, bitewe nuko nta bushobozi ufite. Kandi buri wese akwiye kwiga urugero rwe, akamenya aho afatira n'aho adafatira, akamenya abo bagendana n'abo batagendana. Njye rero nkuhaye ngewe I personally
nayo ndi kuvuga ngo I personally hari igihe uba muri sosiyete inshuti yanjye ikakwanga nanjye ku giti cyanjye mbitewe n'isimbamo y'abasitari inshuti yanjye reka mbwize ukuri ushobora no kuvugisha umuntu tubana kuri set day by day umunsi ku wundi ugasanga nyine umuntu agashaka kwiteza bla 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 bitewe n'iki nyine ntago muhuje stati muhuje akazi yego ariko we afite abantu ashaka kubonana kumenyana nabo gukundana nabo kugendana nabo kwicara nabo ugasanga nyine sosiyete turimo yose bakwirengagije. Guys, I was depressed. Ngajya mvuga abantu ko nta kintu mbakorera kibi, uyu muntu ko nta mwanga, uyu muntu ko mbakayindi kuri we, why uyu muntu nyine ambona nyine akambonamo gutyo gusa why ukajya bikagucira ishati ngo abantu baranyanga abantu ntago bankunda. Why? Ugomba kumenya ibi bikurikira. Girls, ntago uzigera ushimisha abantu bose. Ntabwo ari abantu bose bazakunda uko uvuga, ntabwo ari abantu bose bazakunda uko ugenda, ntabwo ari abantu bose bazakunda uko wambara, ntabwo ari abantu bose bazakunda uko useka. Mwe muzi ko se no gusetsa no kwishima like uba abantu bahora bisekera bameze nkanjye, guhora wisekera, guhora wishimye, guhora utageragaza like positive like negative mind yawe mu bantu, guhora nyine like kwereka abantu ko nta kibazo ufite, ibintu byose biri easy kuri wowe, nta gishya, guhora nyine wereka abantu ko nta kintu bikubwiye uko abantu bose bakugira. Ibi byahangayikishije abantu uko abantu babiciye amazi. Uswara abantu se nabo bitera ishyari, ugasanga nyine umuntu arakugira ishyari juste kubera ko uhora wishimye. Ugasanga mu kazi ufite umuntu kurwaye wakugize like wirwa gutarangana hose, wirwa kwanga, wirwa kuvuga nabi mu nama abandi bateraniyeho, niwe muntu wa mbere gupointinga urutoki. Guys, nta kintu wamugize muri ubu buzima, nta kintu wamugize. Ugasanga nyine umuntu arakwanga tout simplement, arakwanga nshuti yanjye, kandi ubwo muri kumwe muri babiri niwe muntu wasetse kurusha abandi bantu bose, yasetse yahwereye, niwe muntu uri kukuzana amakuru y'ukuntu abantu bakwanga hariya, niwe muntu uri kukugira impuhwe cyane akabikwereka, kandi yakuvuga agahita ajya ahandi nyine akakuvuga. Aramubwira nshuti yanjye, niba umeze gutyo warahuye like nawe bantu bameze gutyo, ukumva nyine depressed, abantu baragutengushye, abantu bakubwiye amagambo atari meza, ugasanga nyine ahantu hose uri ntago kunzwe, ukiyumvamo kudakunzwe, ukiyumvamo reka mbwira inkuru nziza. Uri mwiza, urakunditse, uteye neza, useka neza, uvuga neza, ukora uko kuntu ukora. Rero icyo gikundiro ufite Imana yaguhaye nicyo gituma abantu bakugirira ishyari. That's it. Wikumva ko ngo kubera nguriya ngaranya ngo kubera ko nguriya ngo nkora body shaming, ngo ahora avuga ngo mbenze gutya ngo ne gutya ngo ngeze ngo bigutera ikibazo. Oya, uwo muntu niwe munyeshyari wa mbere uriho, kandi uwo muntu niwe muntu ugomba kwirinda muri ubu buzima. Ukirinda uwo muntu uhora akubwira ibi. Sometimes hari n'igihe bikubwira useka aseka nyine bakubwira amagambo useka, akakubwira ko nyine akabikubwira seka, akagira ngo wewe wabyibagiwe cyangwa ntago bigufashe. Akakubwiza kuri inshuti yanjye babigufasheho n'ikimenyimenyi, ugiye mu buriri mu cyumba uraryama ukabyibuka, wajya mu bandi bigatuma ugenda wikandagira, bigatuma yanseko yawe nziza wahoranaga utayigira. Ngo nukugira ngo ukunde ngo pretending mu bantu. Stop pretending. Abantu bareke, genda ufate miruwari yawe. Nibuzi ko abantu bose bakubwira ngo uteye gutya muri gutya muri gutya, fata miruwari yawe mu rugo iwawe, urumva, uyihagarike, wirebe wese, wirebe nshuti yanjye, wirebe, nurangiza ubona ubwiza ufite, ubona ubwiza Imana yakuremanye. Ntabwo bisaba ibintu byinshi kuba wiyumvisha, ibintu byose bipfira hano mu mutwe. Uwo muntu w'umugome, uwo mutindi cyane mwamenyanye, akakumvisha ko uri mubi, akakumvisha ko udashoboye, kumvisha ko ntaho gukunda, uwo ni umutindi, ntabwo umukeneye mu buzima bwawe. Eda niba ari umugabo wawe uguca intege muri ubwo buryo, niba ari inshuti yawe mugenda ni guca intege muri ubwo buryo, niba ari umuntu wese uguca intege, reka mbwize ukuri, rekera kuba depressed. Uri mwiza, uri umunyamugisha, niyo mpamvu abandi bapfuye wowe ugasigara.
niyo mpamvu utaburara inshuro nyinshi. Niyo uburaye ntabwo ubwirirwa, iyo ubwiriwe ntabwo burara, uri umunyamugisha. Niyo waburara ejo urarya. Abantu bareke kuguca intege, bareke kuguca intege, bareke kumva ko nyine bidakunda. Birakunda nshuti yanjye, birakunda. Ibyo bintu bireke. As I told you, I was depressed, like kumva ko nyine attention ku bantu. Mana yanjye, uriya muntu agomba kunkunda. Ngera no nisimba ni abantu nyine bazwi cyane, kandi abenshi bagiye bazamuka bareba mbazi umwe ku wundi. Aho gusanga umuntu yigize wa danger, yararemereye, yakwiriyeho. Bibaho kuko nyine hari aho umuntu agera akabona ntago agukeneye. Gusa ikibi cyabo nuko uko kuntu nyine atagukeneye abyerekana on public, akabyereka abantu nyine ko atagushaka. Niba muhuriye muri event runaka, niba muhuriye he, ugasanga nyine nagashaka kwerekana ko muziranye. Kandi inshuti yanjye wakwireba ugasanga usa neza, wakwireba ugasanga wisize amavuta yawe wisiga, wagerageje no kwambara neza, ariko kubera kuri mu bantu batagukeneye cyangwa ahantu udakenewe, ugasanga nyine umuntu aguciye amazi aranagukomerekeje. Ukumva guciye amazi aranagukomerekeje pe, ukabona umuntu yabigize ibya danger, araguhemukiye nta n'ikintu abona bimubwiye. Ariko reka mubwize ukuri, ukubona ngewe n'ubu bunini bwanjye n'ukuntu umeze, nta muntu, nobody, nta muntu ubaho muri iyi si no mwizaza wakongera kunyumvisha ko ntari mwiza, wakongera kunyumvisha ko ngo kwa ko mbyibushye ngo ntago nteye neza, wakongera kunyumvisha ko ngo kwa ko ngo mbyibushye ngo ntago hari ibi ntadizabe. Nkwiye ibintu byose byiza. You have to tell yourself ko ukwiye ibintu byose byiza, ukwiye kubaho neza, ukwiye kwishima, ukwiye guseka, ukwiye kuberwa. Guys, ukwiye byiza. Rekana n'abantu bumva ko batagukeneye. Mbabarira wiba depressed, babarira. Ukumva nyine ngo umugabo wanjye yarambwiye ngo nabyibushye ngo nabaye mubi. Come on. None ikintu kirarenze no kuno umugingo ukubwira ngo warabyibushye ngo utsigateye nabi. Uwo muginga niwe uba ari nyira bayazana ibintu byose. Ugasanga araho nyine yabihinduye yambara ngo reba abandi bakobwa, ngo reba abandi badamu, ngo reba uriye ngo warabyangana gutya, ngo warabyamira gutya, ngo warabyiye ba deforme. Ninde wakubwiye ko imibiri y'abantu ingana? Ninde wakubwiye ko imibiri y'abantu ingana ku buryo uwo muntu agomba kuguca intege ukicara ukumva koko yaguciye intege? Ngumva ngo nta byiza ukwiriye, biranarenga bakanagukandamiza, like ugasanga uwo mugabo nta kintu kiza yagukorera mu buzima. Si wa mugabo wagusohokana, si umugabo wakugura umwenda mwiza, si umugabo waguha ibyishimo gatuma yishima. Icyo abereyeho gusa ni ukuguca intege. Ntabwo uri mwiza, kera wari mwiza ukiri umukobwa, hanyuma ubu nabyaye nibwo nabaye mubi. Ubu ngubu nabyaye bifite n'abana beza, nkunzwe none mfite umuntu kwisi nzi neza ko nindamuka mpfuye niwe muntu uzaririra ku gituro cyanjye arizwa n'amarira ya nyayo. Niwe muntu uzarinda nawe ajya mu gituro akizirikana izina ryanjye, akinyibuka, kinyifuriza ibyiza, kinsengera, akinsabira kuruhuka amahoro. Hanyuma uwo muntu azanye ku isi ngo niwe utuma mba deforme, ngo kwa ko wabyaye ngo wabaye mubi, ngo warabyibushye, ibyo bitume uhangayika ujyeho ugasara. Umva guys, twiyama mu bantu baza kudutera iserere mu buzima bwacu. Umuntu akaza akagutera iserere ukajya ukabyimba ukumva nyine byararangiye, nta cyizere bifitiye. Umuntu akajya akakubwira kuri umugabo akajya akakandamiza, mwumva ngo we ngo mwanze ngo nta muntu wagukunda ngo muri iyi si, ngo ninde se ngo ubundi ari kugukunda? Ndari kunkunda we kwa nkunze areba gahe, hari amashashi nayo nagufunze mu maso. Bere kubaca intege ngo babwiye ko bidashoboka, ngo be kwabwira ngo muri babi ngo n'iki n'iki. What you need girls ni ikintu kimwe gusa ukeneye kandi kizagufasha mu buzima. Just change your mindset. You need to change your mindset. You need to change your character. You need to change ibyo bintu byose wumva ko bidashoboka, ukabita inyuma ugatangira urugendo rwo kwiyitaho. Ndabinginze wikumva ko kuba udafite akazi ngo warize, ukumva ngo nubwo wize ngo menshi ngaho wize se yakumariye iki, ngo wize yakumariye iki, ngo hari akazi ufite ngo hari icyo winjiza. Naba nayo warayize sheni wanjye, naba nayo
ngo nguriya se ngo ni mwiza ariko ngo aheze kwishinga ngo yabuze umugabo. Ndakubwiye ko abantu twese se dushishikajwe no gushaka abagabo. Mwumva muko kuriya mukobwa mana yanjye ngarashaje, ugasanga abantu bagushyizemo ko ushaje ngo udashatse ngo urashaje ngo nta mugabo uzaba. Ntago abantu bose baremewe gushaka, icyo ni icya mbere. Bere kukumvisha yuko imyaka ufite yarenze. Ndabizi ko ujya ubona n'abakecuru man, sinzi impamvu umuntu abaca intege mukaguma mukanazicika. Sinzi impamvu umuntu akubwira ko udashoboye kamwereka ko udashoboye. I don't know what's come over you. Umuntu akakumvisha just ngo urashaje, ngo ntabwo uzabona umugabo ngo urashaje. Ngo niba target yawe mu buzima ari ugushaka umugabo, kora figa yawe, rya neza, ihiteho, kora siporo, ikunde. Nta mugabo uzagukunda utikunze. Na niyo mpamvu, na niyo ntwaro abantu bakoresha bakurwanya, nuko bazi ko mu kwikunda muri wowe kwikunda no kwiyitaho no kwigira icyizere nibyo bizaguhesha amahirwe yo kuzana za nshuti zose z'umumaro ukeneye. Bantu bose bazaappreciatinga ibyo ukora pani mbyarya. Bantu bose bazaza bakakubwira ko nyine ABCD urabishoboye. Girls, abo bantu niyo mpamvu bakoresha iyo ntwaro, kuko bazi neza ko uramutse uteye intambwe ya mbere ukiyitaho, bazi neza ko ubuzima bwawe bwose bwahita buhinduka. And then now wicaye aho ngaho uri kumva ibyo, oh my god, bari kumwe bagize gutya, bari kumbwira gutya na gutya. Come on girls, wake up. Ntabwo uri kubibona ko nyine bari kugucira amarenga ibyo bakabayikora ariko utari gukora? Ntabwo uri kubibona ko bari kurwanya ineza yawe, bayikoresha amagambo aguca intege kandi atari uko udashoboye? Mwumva ngo warize ngo za kaminuza, ngo warize hehe, ngo ariko ngo ntacyo uzigezaho. Ko wabashe kwiga suka byigezaho, ko wabashe kwiga ukabyigezaho. Ninde wakubwiye ko we wagize amahirwe uriga, ugira amahirwe urarangiza? Guys, hari abana batigeze baniga, batabonye n'ubushobozi kandi bakomeye, bafite icyizere. Ikintu kinarenze no kuno uwo muntu utarize, utagira nepfo na ruguru, ariwe muntu uzakaguca intege mbere na mbere, just kubera ko yagize amahirwe y'ubuzima akumva ko wowe utazayagira. Sheri wanjye, iyo umuntu wese ari ku isi aba ari umukandida w'ibyiza. Iyo umuntu ari ku isi aba ari umukandida w'ibyiza. Uri kumva? Nibyo ndabahanuzi bazakakureba akakureba kubera ko nyine uranyotewe ngo unyote umugabo, ugasanga bakwirije amasengesho y'imisozi, wirawiriza ubusa, wirukanka imisozi, kwiyitaho birakunaniye, nturya neza ngo utohe ugire uruhu rutoshye, waragiye uruma urakanyarara, ngo nukugira ngo ukunde muri mu masengesho ngo kugira Imana izaguhe ngo umugabo. Ibyo bintu juste bikagucira ishati, bikakwangiriza umwanya, ugasanga abantu barirwa bakubeshya ngo Imana igukoreye ubukwe, ngo Imana igukoreye. Simvuga ko Imana itavuga, iravuga kandi ikanakora pe. Njye ntabwo ndi mapinga Imana, ariko ntabwo ibyo bikwiye kuba intwara yo kurwanya umunezero wawe. Ngo nukubera ko ngo abahanuzi bavuze gutya, kumva umuntu ayishaka ngo shaka umva ngo ufite icyangiro pe, ngo ufite icyangiro, ngo ufite icyangiro cya mbere nuko utikunda. Reka mbwire, ni wikunda ukiyitaho nabyo bizakunda. Abagabo rero bo birirwa mu rugo, yirwa guca intege, agataha avuye gusohoka mu kabari, ahuye n'agakobwa keza gafite size nziza, kwa kundi yagushatse umeze gafite iyo size, nawe ukajya hariya agataha ari gutura umubi w'inyama nziza yariye na byeri, niba yinywa cyane inzoga runaka cyangwa na wine. Nawe uri mu rugo uri kwivutavuta ibikoba mu rugo, na utwo tuvutura dufite n'ibyo biri, ariko nago wateka ku gafiriti ngo wicare ukarye ngo mpaka ngo utegereje kuzakagaburira umugabo wenda shima. Ngo nago wafata iyo nyama nziza ngo ikarange mu mavuta uyidekore. Guys, ubutanza bigishukuntu, ubutanyanza bigishukuntu badekora ibiryo by'umuntu like simple, uri mu rugo iwawe ukarya ukifata nkaho wasohotse. Urumva, mu gihe bitarakunda ukwiye kurya neza ukaniyitaho. Iyo sahani ushaka kujya kuryana hahenze, mu gihe ugashushanya uburyo ukayishanya mu rugo iwawe, ugatangira kuyigaho, ugatangira kumva guyabyo, kugira ngo nunafata time yo kujya hanze ugiye gusohoka
uzabe ufite uburyo buzima bwo kurya neza. Ugasanga umuntu agiye arakwangije we, arakwangije, akwishe mu mutwe, akubwiye ko nta kizimarira, akubwiye ko nta muntu wakwemera. Umugabo amaje kubyaza abana 3 hari aricara icyakora no kugukandamiza gusa. None abungu iyo niyo ufite akazi, iyo ufite akazi ukora, umugabo w'ubu amafaranga ye ahita abaye gusohoka kabisa, akajya asohoka n'inshuti ze, akiyita amafaranga y'abaraye kwita ku byuki byo mu gasozi. Wowe umugore ukajya hari gatunara, ninde wahashye? Ni umugore. Ninde wishyuye inzu? Ni umugore kubakodesha. Ninde wishyuye minerivare y'abana? Ni umugore. Ninde wagiye gusura iwabo agahangayika? Ni umugore. Ninde wagiye famiye zahuye akarwana no gushaka imyenda y'abana kugira base neza, akarwana no kugira ngo abone n'ikote ry'umugabo kugira nawe agenda asa neza? Ni wowe. Kandi mwese murakora, mujya mu kazi, mugira muti, ariko umugabo kugira ngo afate iyo sanse yo kugufasha no kugushyigikira ni ikibazo, ni ibisazi. Ni wa wundi niyo uhagurutse ukiyitaho ugatangira gusa neza, ukita ku bana, wahita ahitamo kwicupiza akajya yambara imyenda irahiragaze, juste kugira ngo akunde cyangwa akambara ibintu biri desordre, kugira ngo akunde juste akwangize mu mutwe, wicare wumve ko ari ibisazi. Wicare wumve ko nta kintu wakoze mu buzima. Urumva? We yicara guhindurira ubuzima, aguhindura ikigori kigenda umucakara w'urugo, udufaranga twose ubonye ujye utaha wirukanka ujyana mu rugo, nta kuvuga ati uyu munsi nabura nakoreye benshi, yo nungutse kamfatemo n'inote 10 njye kunywa agafanta njye niyo brushette numva ukuntu meze, feeling ubuzima bwo hanze, ndebe ukuntu amatara aba yaka mu ijoro, like mpumeke nk'umugore utakaza ibibazo. Aha abandi bagore bari nawe ujyeyo, reka uwo mutima ntawe ufite, kubera iki warasaze nyine, bambwiye gutya na gutya, ninkora ibi nibwo bazankunda, ninkora cyane umugabo azankunda, azarinda kunsiga. Iyo mentalite shere wanjye ukwiye kuyirenga, nshuti yanjye, ukikunda. Ku bagore batarava mu rugo bagifite amafaranga, ku bagore batarava mu rugo badafite akazi, umugabo yere gutaha ngasanga uko yagusize usa mu ntebe ni kugisa. Amafaranga yo guhaha yagusigiye si ngombwa ngo yahahishe yose, hahisha make usavinge n'ejo uzasavinge, ubonemo yo kugura ubonemo yo kugura amavuta nayo guhindura umusatsi. Ako mugabo azahera ku itariki ya mbere guca intege, abaturanyi baguca intege, basaza bawe, bashiki bawe, bavandimwe bajya baguca intege, nawe ujya wambara ibintu biri desordre. Iga no kwambara imyenda wambara ijyanye na taye yawe, iga kwambara uburyo bijyanye na taye yawe, ambarira taye yawe. Niba uzi ko hasi utagize, menya kwambara taye yawe. Ibyo nabyo tuzabyiga mu kiganiro ejo nzasohora saa 8 z'amanywa hano mu Rwanda, Ikigali nzasohora ejo. Tuziga ukuntu ukwiye kwifata. Apana ubu ngubu ndi kukumvisha ko nyine nanjye narabihaze, nanjye your life nayiciyemo, ariko you need to be who you want to be, not uwo abantu bashaka kuba we. Never ever. Don't allow the people to disrespect you. You just be you, man. Be you. I mean, be you. Umuntu arahaguciye intege akweretse ko ibintu byose bidashoboka, bitazagira nigera binashoboka. How? Tempa yanjye yazamutse kubera ukuntu abantu baduca intege, like nawe ukemera rega bakaguca intege. Gazi wikwemera ko abantu baguca intege, mbabarira, hinduka. Ejo nzakwereka uburyo ukwiye gutangira kwiyitaho, ugatangira kwita udafite akazi, ariko ukabitangira, ugatangira urwo rugendo kandi ukarugeraho. Kandi I'm telling you, ku bantu tugiye kubana muri iyi nzira yo gutangira kwiyitaho, muzajya mu feedback nyuma y'ukwezi, muzajya mu feedback, muzajya mujya gutumiza mu feedback. So guys, I love you, take care, and thank you for loving me. Ndabinginze munkunde cyane, mu supporting.